Inshuti zanjye mukomere, nongeye kubona aka kanya ko kuza tukaganira kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo byacu mu kiganiro cyanjye inspiring no kumotivating, kugira ngo tuvugane tunaganire ku by'ubuzima bwa buri munsi uko tuzi ubuzima. Ikintu cy'ingenzi hano, iyo ushaka guhindura ubuzima uhindura imyumvire yawe, uhindura imyumvire yawe ubuzima bwawe bugahinduka, kuko imyumvire yacu muri mind yacu, mu ntekerezo yacu niho ubuzima butangirira. Ibintu byose aho wicaye ubuzima bwawe butangirira mu ntekerezo yawe. Niyo mpamvu tugomba kumenya ko turi abantu babiri, uri umuntu umwe ariko rero muri wowe haba hari undi muntu. Izi ni inyigisho zikomeye cyane nshaka kubaganirira, maze imyaka nanjye numva abandi nganira nabo bavuga, ukareba n'ubuzima bwawe uko bumeze, noneho wowe ubwawe ni wowe ureba ko ibi nkubwira hari aho bihuriye, wabyemera se cyangwa se wabigaya se, ariko ubanje kubyumva nawe ukabanza ukirebamo mu buzima bwawe. Nk'ubu iyo uvuze uti hari umuntu muri kumwe buri munsi, hari umuntu ukurinze buri munsi, hari umuntu uryamana nawe, hari umuntu ugendana nawe, hari umuntu nta muntu umubona, nta n'uwazi uwo ari we, ariko aba ari kumwe nawe. Ikintu cyose uvuga uvugana nawe. Uwo rero niwe nita Imana. Nibo mvuga nti wowe uri Imana. Imana yawe iba mu ntekerezo yawe. Niyo mpamvu bavuga bati umwana na data ni umwe. Nicyo bivuze. I and my father we are one. Kuko Imana iba muri twebwe. Imana ikaba ari umubyeyi wacu. Uko nuko yabikoze. Hari igihe tutabyumva bikurikije no kumva uko imyumvire dufite yuko Imana imeze. Iyo umuntu akubwiye ati Imana, wowe ku myumvire yawe uyifata ute? Utekereza ko ari iki? Njyewe ntababeshye, kugeza ubu hashize imyaka 4 mpinduye izi ntekerezo yanjye, mpinduye imyumvire yanjye. Mbere natekerezaga ko Imana ari umuntu uri ahantu hejuru utureba ibyo dukora, utureba abakora ibibi, abakora ibyiza, hanyuma igihe kizagera ngo cy'imperuka agahana bamwe, abandi bakajya mu muriro, abandi bakajya mu ijuru. Urumva nuko nabizi igihe cyose kirekire, nuko nakuze muri ibyo, nsenga n'umukristo, nzi yuko Imana ihora iducunga, Imana ihora itureba. Ariko nyine iyo ukura ibintu byose ugenda ubicamo, ukora ibyaha, ukongera ukabicamo, ukongera ukicuza ibyaha, ukongera nuko ubuzima bumeze. Noneho rero ubuzima ni bwa buri muntu nyine, aho bugeze, aho igihe gihinduka kigahinduka. Njye rero cyarampindukiriye kugira ngo myumve ibyo naciyemo, ibyo nizeraga Imana uko nayumvaga byarahindutse, kuko maze kubona abandi, maze no kumva n'abandi uko bavuga, sanga koko nabwo hari ubundi buryo wowe washobora kubyemera. Ni wowe ubyemera. Si ngombwa ko ibintu twemera uba ugifitiye bihamya. Ikintu tuganira cy'Imana ntawe uzakibonera gihamya, ntawe uzamenya gihamya yuko uko yaturemye, ntawe uzamenya gihamya yuko iyo witabye Imana aho ujya se. Ibyo ntitubizi, ntawe uzi gihamya yawe. Ariko wowe iyo imyumvire yawe ihuye n'ibyo wumva ushaka kumenya, wumva ushaka gukomeza kubaho mu buzima bwawe, nicyo kintu cy'ingenzi. Nicyo kintu cy'ingenzi. Niyo mpamvu ubu kuva natangira kujya kuri ma YouTube podcast nkabaganiriza, nkababwira ngo muri Imana, nkababwira Imana muri wowe. Bamwe mwese mararakaye, hari inshuti zanjye batankivugisha, bumva ko nigize ibindi bintu, bumva ko hari ikindi kintu gihari. Aha nta kindi kintu gihari, ni icyo mbabwira, ni imyumvire. Iyi myumvire ihindutse, ubuzima bwawe burahinduka, n'abantu mwari muri kumwe, n'abantu b'inshuti zose nabo imyifatire yabo igahinduka bitewe n'uko uhinduye imyumvire yawe. Iyo twabaga turikiri kumwe twese turi abakristo, twumva bimwe, tucyumva ko Imana iba mu ijuru, tucyumva ko guhora dupfukamye dusenga, icyo gihe tuba turi hamwe, icyo gihe tuba dushyigikiranye. Ariko kuva natangira gutekereza indi myumvire, intekerezo yindi, nkababwira, nkavugana namwe mwese, kandi namwe murambwira feedback zanyu zirambwira cyane, kuko ni ukurakara, no kuvuga ko ese bandi warayobye se, ese ibintu birakujyana he, ese umunsi w'imperuka. Inshuti zanjye, ibyo byose ni imyumvire ufite.
ni imyumvire y'uko bakwigishije, ni imyumvire ko wumva ko ibyo ko ari ukuri, wowe nuko ukumva ko ari ukuri, ariko rero ku wundi ntabwo biba ari ukuri. Ni nk'uko nanjye iyo mbabwiye nti Imana iba muri njyewe, njye ni uko mbyumva, ni uko mbibona. Iyo mbabwiye intekerezo yanjye, ibintu byose biva muri njyewe biba bivuye mu ntekerezo yanjye. Icyo gihe nibwo numva ko ndi Imana, bitewe n'uko undi yanyigishije nanjye nkabireba, akaba ari byo mfatamo. Niyo mpamvu rero nashakaga ko dukomeza tujya tuganira nta kurakara, habakomeza kubabwira, mwe mukihitiramo buri munsi mu byo mubona buri munsi uko dukura. Ubuzima ubumenya iyo usubiye inyuma. Ibintu byose iyo ugenda ukura, ugenda usubira inyuma ibyo wabonye. Igihe ku Mana nta gihe kibaho muri wowe, kuko aho wicaye ushobora kubona ibyo wakoze, kwibuka ibyo uri umwana wakoze, kwibuka uri teenager ibyo wakoze se, kwibuka se umunsi wa mbere se, ufata ubona umukobwa w'inshuti yawe mu rukundo rwa mbere se, ibintu byose ubyibuka iyo hashize igihe usubije amaso inyuma. Bivuga ko ibintu byose biba muri wowe, biba mu ntekerezo yawe. Intekerezo yawe niho ikintu cyose kiba. Niyo mpamvu rero njye nyita Imana, kuko niho ifite ubushobozi. Nta kindi gifite ubushobozi nk'Imana iyo tubivuganye. Nta kindi, ni injini ifite ibintu byose, iwibuka, ikibuka ibyo wakoze, ikibuka ibyo waciyemo. Ni nayo ikubwira wakoze ikibi, ni nayo ikubwira wakoze icyiza, ni nayo ikubwira iti uriya muntu wamubeshye, ni nayo ikubwira iti hariya wavugishije ukuri byagenze neza. Ikintu cyose kibaye, ikintu cyose kiguciyeho, aho kiba kiri mu ntekerezo yawe. Ibyishimo biba mu ntekerezo yawe, ibibi byose nabyo biba mu ntekerezo yawe. Nicyo nashaka kuko tugakomeza tuganira kugira ngo buri munsi mujye mubyumva. Hano ikintu cya mbere uyu no munsi nkubwira, mbese kugira ngo urebe wowe, iyo umuntu akubwiye ngo wowe urinde, wowe urinde wumva iki? Aha akenshi ni ibyo rero nanjye nize mu bandi, ukareba uko bimeze. Iyo umuntu akubajije urinde, akenshi tuvuga se icyo dukora, ukavuga icyo ukora, ukavuga profession yawe, bikavuga icyo uri cyo, cyangwa se bikavuga se aho ukomoka se, aho uturuka se mu gihugu se. Yes, mbese icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyiza cyane. Umuntu akubaza turinde, ukavuga uti izina ryawe, njye nitwa Ndizeye Rubasha, avuga uti YouTube cyangwa se ndi marketing, cyangwa se abantu bakakubona bati se uriya muntu ameze gutya, bitewe n'imyumvire ya buri muntu. Ariko rero uzarebe akenshi twese urebye icyo nkubwira aha, uri umwana w'Imana, ko abantu bose turi kimwe. Ikintu kidutandukanye, aha niho nshaka kubireba, niho nshaka kukubwira iti utandukanye ibyo ubuzima ducamo n'icyo uri cyo. Wowe uri Imana. Twebwe buri muntu wese aho uri hose umenye ko uri special. Uri special kuko uri umwana w'Imana, ugendana n'Imana, Imana niyo ikurinda. Ibintu byose ucamo, waba ari uburwayi, waba ari ukwishima, waba ari ubusinzi, waba ari ibiki byose, hari umuntu uba ukurinze, hari umuntu uba uri kumwe nawe. Waba ugiye muri prison, waba ufunguwe, waba wakoze ikintu cyose ugiye gukora, hari umuntu uba uri kumwe nawe uvugana nawe. Aha niyo mpamvu wowe udahuye n'ibintu, kuko akenshi ibintu byose tubisanga hanze. Ibintu byose bisangwa hanze, kandi ugiye ntawe ugira icyo ajyana. Kandi kugira ngo ikintu cyose kigereho, ubanza kukibona mu ntekerezo. Ubona mu ntekerezo uri umukire, ubona mu ntekerezo uri mu bukene, ubona mu ntekerezo yawe se uri mu byishimo se, ubona mu ntekerezo yawe se uri muri relationship yawe se, ubona mu ntekerezo yawe abana bawe se. Byose, ibintu byose bihera mu ntekerezo yawe. Niyo mpamvu rero ibintu tugenda ducamo. Yes, hari igihe cy'ibyishimo ucamo, hari igihe cy'ubukire ukaba umeze neza rwose, ukabuvamo imyaka yawe. Hari n'abandi baba mu gihe cy'ubukene,
hari n'abandi baba mu gihe cy'ibyishimo, haba n'abandi bigiye mu gihe cy'umubabaro. Urumva, iyo wapfushije ufite igihe cy'umubabaro, kiragenda kigashira, ibyishimo bikaza, ukabibamo igihe kirekire, nabyo bikagenda bigashira, uti ndishimye, ejo ukavuga uti ndababaye. Yes, kuba uri successful ukaba urakize, ufite ibintu byose, ufite amafaranga mu mufuka, ejo amafaranga akagenda, ugasanga undi nawe yari umukene, nta mafaranga afite uyu munsi, none ejo arayabonye. Nuko ibihe rero bihora bigenda, nuko bihora bisirikira mu bantu, mu mana. Ikikuvuyeho ujye umenya ko kigiye ku wundi, ikikuvuyeho icyo ubuze kiba kigiye ku wundi. Amafaranga wari ufite iyo uyabuze aba agiye ku wundi. Naho rero tuhuriza ku ntekerezo, naho turi bamwe, naho turi abana b'Imana. Umwe ava mu bukene, undi akajya mu bukire, undi akava mu bukire, undi akava mu bukene. Umwe akava mu burwayi, undi akabujyamo. Usanga isi yose, abantu bose ku isi yose ni uko tumeze. Umuntu ukuvura nawe ararwara, umuntu uguha amafaranga nawe arayabura, umuntu uguha akazi nawe hari igihe birangira akazi bikamunanira gukomeza kugakoresha bitewe n'uko ibihe bimeze. Aha rero niyo mpamvu turiho, kubera kugira ngo dufashanye, turiho kugira ngo duhuze turi abantu. Imana igushyize aho ngaho kubagira ngo tugire icyo tubana, icyo dukorana. Buri gihe cyose, icyo ufite cyose urakorera undi kandi wikorera. Ujye umenya ko umuntu uri aho uri guseriva umuntu w'Imana, uri guseriva Imana nkawe. Ikintu hano uko kwigisha, ahubwo se tujye twubaha abantu dukorana nabo, tujye twubaha se abantu badufasha. Niba ufite umuntu ugutekera, umwubaha, umenye ko ari gufasha indi mana ye, akagutekera ibiryo, bikagutekera bikagutunga, ukaba wabiguze, ukaba wamugaburiye nawe bikamutunga, kugira ngo uwo mwanya afite bigeze gute. Iyo ugiye ahandi hantu ushyira mu modoka, ugatanga amafaranga, ari mu kabari se ukanywa byeri se, ari esansi se ukanywa byeri se. Nuko nyine abantu, ubuzima nicyo tubereyeho, abantu tubereyeho gukorana ubuzima hagati. Icyo uriho nta kindi ubereye aha ngaha, ni ugufasha undi muntu, ni ugukorera undi muntu, ni ukugira gute. Iyo wibayeho wenyine ntacyo ushobora kugeraho, kuko ikintu cyose gihurirwa n'abandi. Umwenda wambaye hari uba warawukoze, nuko bigenze. Naho niho twese turi Imana. Nshuti zanjye, iki mubitekerezeho, ni inyigisho zawe buri munsi. Reba ibiri ku ruhande rwawe, reba ibyo ukora aho ngaho, reba abantu muri kumwe aho ngaho, reba abavandimwe muri kumwe aho ngaho, reba aho waciyemo kugera aho ugeze ubu ngubu. Uca mu bwoba, ukagira ubwoba uti bizagenda gute, urarana ubwoba, ukararana ubwoba ko ibintu byawe byahindutse. Wabyuka ugasanga nta kintu cyahindutse, kubera ko byose biba biri mu ntekerezo. Naho tugera, ibihugu burigenda bibutsa ibihugu byashinzwe n'abantu, babishinga babishyiraho neza bakurikije intekerezo yabo, bakurikije intekerezo yabo uko bashaka kubaho. Abandi mu bindi bihugu batananirwa gushyiraho ingamba zo kugira ngo abantu babeho neza, bikananirana kandi ibintu bihari. Izuba ryaka rimwe ku isi hose, imvura ivuye igwa ku isi hose, uyu muyaga iyo uje ni umuyaga umwe. Njye hano ndi muri Australia, iyo nsohotse nkareba mu kirere ntabwo ushobora kumenya aho uri. Ni ahantu hose ugize, iyo ugeze ahantu mu kibuga, mu ndege ukareba, ntumenya aho uri, keretse nyine iyo bakubwiye. Aha turi mu butaka bw'Imana, turi mu bintu nk'ibyo byacu bya buri munsi. Niyo mpamvu mbabwira nti nta kintu kibura, kuko ikintu kiba kigiye ku wundi, icyo ubuze kiba kigiye ku wundi. Yes. Iyo rero twize ko ibintu byose biba mu ntekerezo yacu, tugahindura imyumvire kugira ngo ibintu byose tuba dufite, ibintu byose biba bidutera ubwoba, birahinduka. Ikindi aha, kugira ngo ndangize nyine, ntiwigereranye n'ibintu, ntiwigereranye n'akazi, ntiwigereranye n'ibyo wize, kuko ntaho bihuriye. Ibyo wize biba ari akantu kamwe ufite gusa mu ntekerezo yawe. Hari abantu benshi bize, ariko iyo bashaje n'ibyo bize ntabwo baba bagishobora kubyibuka. Urasaza ugakura warakoze ibintu byinshi, warize ufite ibintu byose,
ushobora no kwibagirwa n'amafaranga ufite kuri konti yawe kandi ahari. Ni uko ubuzima bwacu bumeze. Ibi ntawe bihuriye nawe, usigara uri umuntu, ukabaho uri umuntu, kuko twe turi Imana, turi hano duhagarariye Imana, kandi turiho tugomba gufashanya hagati y'abantu hacu. Niyo mpamvu nicaye aha kugira ngo baganirize namwe mu nyumve, ndi kubabwira. Hari umwe uri kunyumva, hari undi benshi nabo ntacyo bibabwiye. Nuko bigenda. Hari uza kubwira agahuza nanjye kabisa ubuzima, agasanga duhuje mu byo dutekereza. Hari undi nawe asa kutagira icyo duhuza neza neza, akavuga ati si uyu muntu aravuga iki. Yes, nuko ubuzima bumeze. So hagati yacu tugomba guhuzanya no gukorerana no kugira ngo dufatanye, kuko turi umwe. Iyo bavuze Imana imwe ni muri mind yawe, ko niho duhura. Niyo ntawe wamenya, bakuye ubwonko bwawe bakabushyira hariya, bakabushyira n'ubundi hariya, bakabushyira hariya, ubw'umuzungu n'ubw'umuhinde n'ubw'umushinwa, ntawe umenya ubwande ari ubwande, ntawe umenya iki, ntawe uzi aho buri, ntawe ubufata. Ibitekerezo ufite se wabifata gute? Ibitekerezo ufite se biri he? Urabibwira umuntu akabitekereza. Umuntu arazana igitekerezo cyo ku buryo akorera amafaranga ntaho agifite, atakizanye ngo kiguhe mu ishakoshi cyangwa iki, akakikubwira mu magambo nawe ukacyumva. Ukajya muri banki ukabwira umuntu amafaranga akayaguha kubera igitekerezo cyawe wamubwiye kikamwinjiramo, akakireba koko agasanga ni igitekerezo cyiza, nawe wakijyana mu hanze, abantu amafaranga bamaze kuyabona, ubuzima bukamera neza. Nibwo amafaranga yinjira. Abantu bakize, abantu bakorera amafaranga, ni abantu bafasha ubuzima, ni abantu badufasha. Abashyiraho zose za YouTube ngo tuganire, abakoreza za iPhone, za Samsung, ni ikintu bakorera. None se uwakoze telefoni iyo yayikoze ntiyapfuye se? Hari n'abimenya, hari n'abatamenya uwayikoze, kuko ibyo ntabibabwiye, kuko iba ari ikintu cyawe, iba ari ikintu cy'Imana. Uwagikoze aba yaragikoreye izindi mana. Nuko bimeze. Niyo mpamvu iyo umuntu yagiye agenda rwose ibyo yakoze bigasigara, kuko ibyo yakoze aba yarabisigariye kugira ngo bibe ku bantu. Inshuti zanjye, mukomere rero, nuko dukomeza kujya tuganira, imyumvire yacu tugahindura. Ubu mfite imyumvire yo kuvuga nti nzabaganiriza, nzakomeza nshyireho ibi biganiro. Ndashaka kugira subscribe kuri YouTube yanjye kugera kuri miliyoni. Mbitekereza hano ubu nta mfite nk'ibihumbi 2,000. Ibihumbi 2,000 birazamuka bikagera ku 100, 100 bikaba 200, 200 iyo bifite mu ntekerezo. Iki nicyo ndi kubabwira. Reka turebe ko byizashoboka. Ni intego yanjye, ni inshingano yanjye mfite. Ndagira ngo muzarebe miliyoni 1 ya subscriber kuri YouTube channel yanjye. Niyo rero ibyo sanga hari abafite 20, 10, afite 100 se, abagifite se 2 se, 5 se. Imibare ni ukugenda izamuka. Izo nizo nshingano zanjye. Niba utarasubscribinga, ukande rwose subscribing kuri ma YouTube channel, utireka turebe ko Rubasha iyo miliyoni azayigezaho. Sawa, mukomeze munkurikire rero no kuri The Rubasha Family Podcast. Noneho nandizeye Rubasha, kandi mugire umunsi mwiza.